Abantu benshi ku isi usanga batajya bita ku nzozi barota iyo baryamye, ndetse abandi ntibasobanukirwe neza ubusobanuro bw'inzozi barose baryamye. Ubundi bivugwa ko inzozi ari bwo buryo Imana ikoresha ivuganamo n'abantu. Ariko se ubundi inzozi turota iyo turyamye zisobanura iki? Ese ni umuburo Imana iba iri kuduha cyangwa ni ibindi ziba zishatse gusobanura? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye abantu bakunze kurota ari benshi n'icyo wakora nyuma yo kuzirota. Ikaze nk'ibisanzwe. Inzozi za mbere tugiye guheraho ni ukurota ugwa mu cyobo. Iyo urose ugwa mu cyobo biba bishatse gusobanura ko ufite ubwoba bwo gutsindwa mu buzima bwawe, cyangwa bigasobanura gutakaza ubugenzuzi ku buzima bwawe, cyangwa bigasobanura guhangayika cyane. Kugwa mu nzozi ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwawe buri muri stress, bishobora kuba biterwa n'uko uri mu bihe bigutera guta umutwe cyangwa kugira igitutu, haba ku bijyanye n'akazi, amafaranga, urukundo ndetse n'ibindi. Mu gihe urose izi nzozi, mbere na mbere wizirengagiza, ahubwo inama nyamukuru ni uko ugomba kugabanya stress ugatuza mu mutwe. Kora ibintu bituma utuza mu mutwe, irinde gutekereza cyane ku kibazo kimwe gusa, gira igihe gihagije cyo kuruhuka ndetse unandike ibikubangamiye. Inzozi za kabiri tugezeho ni ukurota amazi menshi cyangwa inyanja cyangwa umwuzure. Ubundi iyo urose amazi atuje bisobanuye amahoro n'umutuzo, naho iyo urose amazi menshi cyane bisobanuye stress n'amarangamutima menshi, naho iyo urose umwuzure bisobanuye ko ubuzima bwawe buri kukurenga. Kurota amazi mu nzozi bisobanuye amarangamutima yawe. Iyo urose amazi menshi bisobanuye kuba wuzuye ibitekerezo byinshi, ndetse ushobora kuba ufite intimba, urukundo cyangwa agahinda kenshi. Inama nyamukuru ugirwa y'icyo gukora ni ukuvugana n'umuntu wizeye, irinde kwifungirana cyangwa kwigunga wenyine, tangira wandike buri kintu cyose wumva, ndetse gerageza meditation cyangwa gusenga ku babyemera. Inzozi za gatatu tugezeho ni ukurota inzoka. Iyo urose inzoka biba bishatse gusobanura umwanzi wihisha ukurimo, uburyarya mu bantu bagukikije, cyangwa impinduka mu buzima bwawe. Iyo urose inzoka kandi biba bishatse gusobanura ko ufite ikintu kiguhangayikishije ariko utarabona uko ugikemura cyangwa utaramenya neza. Naho kurota inzoka ikuruma bisobanuye kubabazwa, gutinya guhemukirwa cyangwa ikibazo cyakubabaje cyane. Hakaza kurota wishe inzoka bishatse gusobanura gutsinda ubwoba ndetse n'ikibazo cyangwa inzitizi wari umaze igihe uhanganye nazo. Ndetse hakaza kurota inzoka nyinshi, byo bisobanuye ibibazo byinshi, impungenge nyinshi, cyangwa abantu n'ibintu byinshi bigutera kutagira amahoro icyarimwe. Inzozi za kane tugezeho ni ukurota urugendo cyangwa indege. Iyo urose indege cyangwa uri gukora urugendo biba bishatse gusobanura iterambere, impinduka nziza no gutangira urugendo rushya mu buzima bwawe. Iyo urose ugenda uba uri mu cyiciro cy'impinduka nziza, aho ubwonko bwawe buba burimo kwakira impinduka zishobora kuba ari akazi gashya, urukundo cyangwa umugambi mushya. Mu gihe iyo urose indege bisobanuye gukora vuba cyangwa amahirwe akomeye ugiye kubona. Inama ugirwa ni uko utagomba gutinya impinduka, ugomba gufata amahirwe yose uzahura nayo cyangwa uzabona, ndetse ugomba gutegura ejo hazaza hawe. Inzozi za gatanu tugezeho ni ukurota amafaranga cyangwa ubutunzi. Iyo urose amafaranga cyangwa ubutunzi biba bishatse gusobanura amahirwe, imigisha cyangwa ibitekerezo bishobora kukuzamura. Gusa buri gihe nurota amafaranga ntibivuze ko uzabona ya nyayo, ahubwo biba bishatse gusobanura kugira igitekerezo gishya, kwigirira icyizere bigenda byiyongera, cyangwa motivation yawe yo gukora ikintu runaka. Inama ugirwa ni ugutangira gukora ku bitekerezo ufite, ntugace amazi amahirwe ubonye, ndetse shyira imbaraga mu byo ukora. Inzozi za gatandatu tugezeho ni ukurota urupfu. Iyo urose urupfu biba bishatse gusobanura iherezo ry'ikintu, impinduka ikomeye no gutangira ubuzima bushya. Kurota urupfu mu nzozi ntibisobanuye urupfu nyirizina, ahubwo bisobanuye kurangiza umubano, guhindura imitekerereze no kureka ibintu bishaje. Inama ugirwa ni ukudatinya, kureka ibidafite umumaro no kwibanda ku bintu bishya. Inzozi za karindwi tugezeho ni ukurota uri guhunga. Iyo urose uri guhunga biba bishatse gusobanura kwirinda ibibazo no gutinya guhangana n'ibyo bibazo. Nujya urota uri guhunga ujye umenya ko hari ikintu uri kugerageza kwirinda, haba ikibazo kiguhangayikishije cyangwa ubwoba ufite mu buzima bwawe. Inama ugirwa ni uko niba hari ikibazo kiguhangayikishije, gerageza guhangana nacyo aho kugihunga, iga gutinyuka kandi uvugisha ukuri ibikubangamiye. Inzozi za munani tugezeho ni ukurota umuriro. Iyo urose umuriro biba bishatse gusobanura uburakari, kurimbuka kw'ikintu,
ubwoba, igihombo cyangwa gutangira ibintu bishya. Umuriro kandi usobanuye amarangamutima akomeye cyangwa impinduka zikomeye zigiye kuba. Inama ugirwa ni uko ugomba kugenzura uburakari, ugomba kwirinda amakimbirane, ugomba gushyira imbaraga mu byubaka, ugomba gusenga usaba Imana amahoro, ubwenge no kukuyobora, ariko nanone ugakomeza gufata ibyemezo byawe ushingiye ku kuri n'ibintu bifatika aho gushingira ku nzozi gusa. Inzozi za 9 tugezeho ni ukurota umuntu wapfuye. Iyo urose umuntu wapfuye biba bishatse gusobanura kwibuka uwo muntu, intimba itarakira, kumukumbura, amarangamutima ukimufitiye cyangwa ibintu byo mu buzima bwawe wumva byarangiye ariko bikiri mu bitekerezo byawe. Inama ugirwa ni uko ugomba kwemera ibyakubayeho, ugomba kureka gukomeza kubika intimba, ugomba gusenga ukanasabira uwo muntu wapfuye, hanyuma ugakomeza ubuzima bwawe utuje. Inzozi za 10 tugezeho ni ukurota inzigo. Iyo urose inzigwa biba bishatse gusobanura ko ubuzima bwawe buri guhungabana, ufite stress cyangwa hari impinduka zikomeye. Ubundi inzu isobanuye ubuzima bwawe bwose. Iyo iguye biba bishatse gusobanura ko umutekano wawe uri gusenyuka, aho bishobora kuba ari ikibazo cy'amafaranga, urukundo cyangwa imiryango. Inama ugirwa ni uko ugomba kubaka urufatiro rukomeye, ugomba gutegura ubuzima bwawe kandi ugomba gushishoza ku myanzuro yose ufata mu buzima bwa buri munsi. Iki cyari igice cya mbere ku nzozi abantu bakunze kurota n'ubusobanuro bwazo. Ikindi mushatse igice cya kabiri mwakwandika muri comment ko mushaka part 2 y'inzozi abantu barota umunsi ku munsi tukazibasobanurira. Ikindi mwibuke gukanda subscribe, gukora like no gusharinga ikiganiro kikagera ku bantu benshi. Nawe ubutaha.